Reka mbwira mukecuru sibyo Nyakincasa nawe musore akagenda. Ushaka kubona imbwira ry'ama byishinyitse ukajangira seka. Sibyo byumwe bitatu nguhaye. Uzabyandika mu mateka yawe kugeza upfuye. Uri kunyumva? Wanyumvishe? Ni ngombwa ngomba kubutwera. Genda uzanira 5,000. Ariko wirgo wicaye kuri iyi ntebe ntujye yivaho ngo bazane 5,000 cyo gutwerera. Hanyuma twiriranwa muri iyi nzu je nawe. Ko ndagutuma ifaranga umwana wanje yakoreye. Iyo uzimo hamagara umubwira nziguye. Genda ziri mu gikumba. Sizo kutwerera amakwa adafite ishingiro. Nizo guhaha. Genda ukore muri zo guhaha. Umwana wanje ifaranga bazifite. Genda ukore muri zo guhaha. Wigira ibintu. Taza nkozemo noneho wiyaho. Tindi wagiye ibi bitindi Nyagasani niwe warubizi. Kini gitangaza umwana wanje atagiye kubwirirwa. Nyamutoni yewe mwa enda hano ngwino ugira icyo mfashe. Ibinyabasumbu sangoye wino hano nkwereke. Yewe mwa isa matwi yabazamera gute? Mukecuru niki ko wahamagara cyane. Baraniwe gucana gaze. Umva ko azabaza ubusa. Kuragira unaguhamagariye. Ko nakwita ukantuka. Komeza hano. Kibirutikire. Umusazi usanyu. Egerayo. Ko nagufasha rangiza ukanye. Giragaba. Toshi. Akiri zindi ni hayaka ko. Kora isukoro ufanga. Nyakincasa reka ntabwo kubona muri iyi nzu. Niki kwa mbere kugira ngo usubize? Kurambaza ndi. Ubu nta sono ugira iyo ufata akanya we na mukuru wawe nako shetani y'umukobwa mukankubitira mama naragushatse uzi uburyo nagushatse bigoranye. Nta sono urafasha mukuru wawe Nyakincasa ukamufasha kugira ngo mukubite mama.
nta soni ugira mu gihe mufatanyiriza mama murangana. Wumva nyoko yabaye nyoko muri iyi nzu nta soni ufite umuntu w'umugabo. Okay, urakoze cyane. Twakubise. Ntazo mba mfite icyo nkubwiye cyo. Nyakincasa muri iyi nzu. Sinzongere no kumva ngo inorye yerekeje kuri no gate baza hano mu wanje. Kandi nawe ugende gake. Uzabisobanukirwa. Nyakincasa sinyene kumubona muri inzu n'umunsi n'umwe. Ndakubwose nyine kumubona n'umunsi n'umwe. Umuntu nkubitira mama wametse ku mugongo. Wamwirukanye koko. Ayuwe. Ahubwo nawe nizere ko ibintu uri kuvuga ari jokes atari. Ugenda ugabanya ubugome n'ubutindi nakubona. Njyewe. Ugenda ugabanye ubugome n'ubutindi. Muramwitira mama. Mwebwe sinzi nimba wibuka neza yuko twamenyanye ukuze mu gihe mama umunsi wa mbere gutya ari we muntu ugenda ube careful. Nizere ko ibyo ndi kuvuga ibyo uri kumbwira atari byo. Sibyo? Ko nisanga ari byo. Niki se ushobora kubikora? Niki ukora? cyane kuko yatwitangiye ariko Yesu goruririmba muri iyi nzu ndi kubwira ntabwo Nyakincasa agiye he wone umuhungu wawe mwakoze ibiki kurandira imbere ngondi njyewe ukurukira gutyo umutwe wawe uba mu bwenge uratinyuka yakubaza ibibazo bibiri Nyakincasa yagiye he we n'umuhungu wawe mwamwirukanye cyangwa muri kunkinisha narakubwiye ngo uvuze Nyakincasa muri uru rugo niko kuvuga amasi nkazahuye ndanezerewe namutumuye namusohoye nabicana ahubwo ubu ngubu ndakubwiye nje n'umwana waje dore hano biryaga ubiryo uzibuhe warumye twaranyazwe inka zaragiye imyaka twarayisize turaza hano duhanga ubuzima turabufite n'igiye mu wawe ndahamya neza ko atagira iyajya karazerera muri uyu mugi ni munini cyane ariko ndashaka kukubaza ikibazo kimwe ngo Kristo arya wiriguririmba ngo Yesu tumukunde cyane urambaza ngo Kristo ditwagukoye uramuzi Nyakincasa yaryamaga twarakiranutse uwo nguwo yaje gukurikiye aho yicaraga muri iyi nzu ingana gutya yakubyigaga titwakoye babiri yakubyigaga iri anzererese we twarashakana muri uru rugo uri umugabo wanjye akabiri uru rugo n'umwana waje mbigusobanurire neza nakubajije
wowe uri winde nawe niwitwara nawe uzomukurikira abagore baruzuye ukeneye kubana n'umugabo ndakubwiye guce bugufi nyubahe aho umubyeyi muri norugo umubyeyi muri norugo ntuzongeranye n'iriya nzererezi yataye urugo uratinyuka ukamumbaza urwo rutwe ufite ni runini aka kanje wakaguterekaho ntiwonyeganyega muri iyi nzu yarampagamye umukecuru w'umusazi niwe mukecuru w'umusazi nabonye mayi niyo yatumye duhunga none ngo araza kumpungisha ngo ni impunge mutambwiye ifatanya ryawe nawe witonde cyane ndebe uwo mufatanya uce bugufi uzunyumva ibyo mvuga twese tugende usigarane n'umuhungu wawe ujye umutekera urarane nawe icyo ushaka ntimufite kuzongera kumuha ibyo mwamuhaye ahubwo wowe ibyo uzi utanga ngo ngwiki ngo ibiryo azarya nyakurya intuze ibiryo azarya wowe usigaye wirirwa inka barazinyaze turamanuka turaza turashakisha usigaye wirirwa ujaba ibi ntukenera ko tubana neza uzabukenera ko tubana neza ntiwirukanye umukurano utangishije inama muri urugo reka kuvuga uriya muyaga mereza iyo telefone yanje nk'iyo telefone siwe mbwira nk'iyo telefone bari kumpamagara akazumbara umukozi wawe zana shitani yaguteye alo n'ameza yewe yo ubukwe bwageze aye ni ukuri kwimana ifaranga muri no rugo ndagutwererera ntugire ikibazo sinza ntawe ubukwe ntatwerereye reka nze nzohereze cyane rwose sawa reka nze nzohereze niko yemwa aba nawe reka mbanze ntwererere ubukwe genda mu gihumba uzane ifaranga dutwerere ubukwe umwana wanje wagiye uruhariko genda ifaranga sinza ntawe ubukwe ntatwerere kandi ubu ni ubukwe ni ngombwa ngomba kubutwerera genda uzanire 5,000 ariko wirwo wicaye kuri iyi ntebe ntujye yivaho ngo bazane 5,000 uje gutwerera hanyuma twiriranwa muri iyi nzu je nawe ko ndagutuma ifaranga umwana wanje yakoreye iyo uzimo hamagara umubwira ziguye genda ziri mu gihumba sizo kutwerera amako adafite ishingiro nizo guhaha genda ukore muri zo guhaha umwana wanje ifaranga bazifite genda ukore muri zo guhaha wigira ibintu taza nkozemo noneho wiyahuje inzara yisha abantu abandi bari mu kuva iwabo baza bamenengetana no hano ku mwana wanje ngo ba ntibakeneye gusohoka abo n'ibinzara yisha gyoza ari faranga hariya mu gihumba inkaza zinkamira nkanywa ngasigaza wasubiye arasohotse muri no rugo amata agiye kuzura nije bagazubuza umwana wanje reka mbwira mukecuru sibyo Nyakincasa nawe musoye akagenda ushaka kubona imbwa iryama byishinyitse ukajangira seka sibyo nakubwiye ngo ibyo ngiye kugukora mu byumweru 3 nguhaye uzabyandika mu mateka yawe kugeza upfuye uri kunyumva wanyumvishe sinkangwa n'imisega y'inzererezi